ni umukire ukomeye cyane ndetse n'isi yose iramuzi, gusa uyu mukire yaje guhomba burundu kugeza n'aho abura ibye byose, gusa ntiyacika intege arakomeza. Yitwa Elon Musk. Uyu mugabo yabonye izuba tariki ya 28 Gicurasi mu mwaka w'1971, bivuze ko Elon Musk afite imyaka 54. Elon Musk yavukiye muri Afurika y'Epfo. Ubuzima bwe ntibwari bworoshye habe na mba, dore ko yigeze gutotezwa cyane akiri umwana, ibyo abongereza bakunze kwita barriere. Ariko kuva kera Elon Musk yari afite inzozi zo guhindura isi. Yafashe urugendo ava muri Afurika y'Epfo yerekeza muri Amerika ajya gushakirayo amahirwe. Yatangiye bizinesi nyinshi, zimwe ziratsinda izindi zirahomba. Yashinze kampani nka SpaceX na Tesla. Iyo kampani ya SpaceX yari kampani ikora ibijyanye no kujya mu isanzure, gukora ama spacecraft, ibyogajuru nk'amaroketi n'amasatellite. Mu magambo make, iyo SpaceX yari kampani igamije gutwara abantu n'ibikoresho mu isanzure, naho Tesla yo yari kampani ikora imodoka zikoresha amashanyarazi. Mu mwaka w'2008 Elon Musk yahuye n'igihombo gikomeye cyane. Za SpaceX na Tesla zarahanutse zigwa hasi ziva mu kirere inshuro nyinshi, ndetse biteza Elon Musk igihombo gikomeye cyane. Elon Musk ntiyigeze acika intege habe na mba, yarakomeje ararwana kugeza ku ntsinzi. Yafashe amafaranga yari afite ya nyuma na nyuma ayashyira muri bizinesi ze nanone za SpaceX na Tesla. Mu gihe gito cyane amahirwe yaramusekeye, ndetse agera ku ntsinzi ze za kampani itangira kuzamuka buhoro buhoro. Uyu munsi Elon Musk ni umwe mu bantu bakomeye cyane ku isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no mu birere. Nawe rero ntuzigere ucika intege mu rugendo watangiye. Ibintu bishobora kwanga ukabona nta nzira, ariko wibuke kandi ko nta joro ridacya ndetse nta n'imvura idahita. Ibintu byose birashoboka wagerageje. Ibihe bikomeye nibyo bigerageza abantu bakomeye. Niba ufite inzozi zirwaneho, niba waguye haguruka, niba abantu batakwemera wowe wiyemera ubwawe. Umunsi umwe abantu bazavuga ngo reka turebe uko yabigezeho, ariko wowe uzaba uzi ko byatangiye igihe wanze gucika intege. Njye wakugezaga iki kiganiro ndi Chris Ivan. Niba cyagushimishije wibuke gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Winjiranye iki utahanye iki?